World Mission Report. Kuki ngomba gukora kiriya? Kuki ngomba gukora na kiriya? Kuki ngomba guhaguruka? Kuki ngomba kwicara? Ese Imana ibaho? Ntabwo nzi nimba Imana ibaho. Ndabasuhuje, nimba nawe wibaza ibyo bibazo, tugeze muri wa mwanya mwiza w'amakuru y'ahandi, ndakurarika kugira ngo wumve maze usubizwe. Amakuru y'uyu munsi afite umutwe uvuga ngo kuki? Amakuru twateguriwe n'umuyobozi w'amakuru y'ahandi ku isi muri General Conference witwa Andrew M. Sesiyana, mukaba mugiye kuyumva mu ijwi rya Noah Emmanuel. Icyo nababwira kuri leta ya Alaska ni uko leta ya Alaska iba n'ubundi muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ni imwe muri leta 50 zigize leta zunze ubumwe za Amerika. Kandi muri leta ya Alaska habarizwa abaturage bagera kuri miliyoni 15,767. Mwizo miliyoni 15,767 harimo abadivatiste b'umunsi wa karindwi 102,000 n'abizera 147. Kandi hakabamo amatorero y'abadivatiste yubatse 448, amashami 61. Ni ukuvuga ngo ufashe ababizera ndetse n'abaturage batuye leta ya Alaska, bivuze ko byibura mu bantu 158 haba harimo umudivatiste umwe. Mutega amatwi mwiyumvire maze twumve inkuru y'uyu munsi. Kuki? James yari umuhungu wakundaga kubaza ati kuki? Igihe cyose yasabwaga kugira icyo akora yarabazaga ati kuki ngomba kugikora? Kuki ngomba gukora kiriya? James yari ipfubyi, nyina na se bari barapfuye, maze bituma ajya kubana n'abavandimwe be mu cyaro aho yari yaravukiye muri leta ya Alaska. Abo bavandimwe be bamwohereje mu ngando mu gihe cy'impeshyi. James yuriye indege ajya mu ngando mu mujyi witwa Dilingama. Leta ya Alaska ntabwo ifite imihanda myinshi, niyo mpamvu abantu bakunda gukoresha indege cyane bava ahantu hamwe bajya ahandi. Ubwo James yaramaze kugera muri Dilingama, yafashe imodoka akora urugendo rw'iminota 30 yerekeza ku kiyaga. Yaje nanone gufata ubwato akora urugendo rw'iminota 15 agera aho ikigo cy'ingando kiri aho zagombaga kubera. Yari ingando yagenewe abana b'abadivatiste umunsi wa karindwi nka James. James Yesu akunda iyo ngando kandi akunda gukora imyitozo ngororamubiri aho ngaho ku icyo kiyaga. Yanezezwaga no gutembera mu bwato, yageragezaga kwirinda kugwa mu mazi. Nubwo cyari igihe cy'impeshyi, amazi yari akonje cyane. Ibyishimo bya James byahindukaga agahinda ubwo igihe cyo gusenga cyabaga kigeze. Iyo icyo gihe cyo gusenga cyabaga kigeze, abana bose barahagurukaga. Abana 7 babanaga na James muri chambre ndetse na Adive wakoraga mu iki kigo, bose barahagurukaga, ariko James we ntabwo yahagurukaga. Yarakomezaga akicara mu gihe cyo gusenga abandi bahagaze. Adive yaje kubona ko James atajya ahaguruka, maze Adive aramwongorera ati nawe ukwiriye guhaguruka. Rimwe mu mategeko y'ingando ryavugaga yuko buri wese agomba guhaguruka mu gihe cyo gusenga nk'ikimenyetso cyo kubaha Imana. James yahagurukaga bucece agahagarara, ariko yabikoraga atishimye. Ku munsi wakurikiyeho, James yakomeje kwicara mu gihe cyo gusenga cya mu gitondo ndetse na nimugoroba. Ku mugoroba nabwo akomeza kwicarira, ntacyo byari bimubwiye. Yarahindukiye areba umwana bari bicaranye, atangira kuganira nawe mu gihe cyo gusenga. Buri gihe Adive yavuganaga nawe, ariko James akanga gutega amatwi. Ku munsi wa gatatu ubwo James yakomezaga kwicara, Adive yamusabye gusohoka bakajya kuganirira hanze. Ubwo bari bageze hanze, Adive yibukije James amategeko agenga ingando, aramubwira ati nukomeza gukora utyo uzagerwaho n'ingaruka. Tugomba guhaguruka mu gihe cyo gusenga kandi ntidusakuze nk'ikimenyetso cyo kubaha Imana. Kuki utajya ubikora? James aramubajije ati kuki ngomba guhaguruka? Kuki kandi kuki nagomba no kuvuga? Ntabwo nigeze mbona Imana, nta nubwo nzi niba Imana ibaho. Adive arabonye amahirwe yo kwigisha James ibyerekeranye n'Imana. Yamubwiye ibyerekeranye n'umuyaga wakundaga guhuha
mu ngando. Yaramubwiye ati nubwo utabasha kubona umuyaga umenya ko ubaho bitewe n'uko ubasha kuwumva ku ruhu rwawe kandi ukareba ibibabi by'ibiti binyeganyega ukabona n'ibikorwa byawo. Muri ubwo buryo sinshobora kubona Imana ariko nshobora kumva iriho. Yamubwiye ibyerekeranye n'inyenyeri za nijoro. Yaravuze ati iyo hariho ibicu mu kirere ntabwo ushobora kubona inyenyeri ariko uzi ko zihari. Ni muri ubwo buryo nubwo tudashobora kureba Imana twumva ko iri iruhande rwacu. Mu maso ha James hazenzemo amarira menshi. Yaravuze ati ibyo nabibwirwa n'iki? Niba Imana iriho kuki hariho ibintu bibi? Imana yarihe ubwo mama yapfaga? Imana yarihe ubwo papa yapfaga? Dive yavuze ko urupfu rutari mu mugambi w'Imana, ariko ababyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva bacumuye ku Mana maze ingaruka zikaba kubabara n'urupfu. Bityo Imana yohereje umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo aze gupfira ibyaha bya buri wese. Abizera Yesu bazabana nawe ubuziraherezo mu isi itazagirwamo no kubabara ndetse n'urupfu. Nubwo utabasha kurebesha amaso Imana ariko irahari. James yateze amatwi yitonze maze aratangara ati mbese mu by'ukuri Imana ibaho? Nyuma yaho James yahagurutse atuje igihe cyo gusenga kigeze. Ntabwo yavuze ibyo yari ari gutekereza ariko Dive yizeye ko ari gutekereza ku Mana. Icyo kigo ingando zaberagamo z'impeshyi giherereye hafi y'icyaga mu mujyi wa Diringama muri leta ya Alaska. Ikigo cyonyine cy'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi kiberamo ingando. Umugabane w'amaturo y'Isabato ya 13 ya 2016 yafashije kuvugurura icyo kigo. Rero tubashimiye ko mwitegura kugeza ku bandi urukundo rwa Yesu binyuze mu maturo y'Isabato ya 13 y'iki gihembwe azerekezwa i Beteli muri leta ya Alaska. Tuzirikane ko aya maturo tuzatura ku Isabato ya 13 ku itariki 28 kwezi kwa 12 uyu mwaka. Rero murumva iby'Imana ikora. Mbese nawe ujya wibaza ibibazo nk'ibyo? Nimba nawe ubyibaza jya ku mavu usenga Imana izagusubiza. Ndagushimiye ko wankurikiranye kandi nkaba nizeye ko ugiye gusangiza abandi inshuti n'abavandimwe aya makuru y'ahandi, maze ishuri ryo ku Isabato tugakomeza kuritegura neza. Mukomeze kugira ibihe byiza. Imana ikomeze ibarinde kandi ibahe umugisha n'amahoro. Murakoze cyane. World Mission Report.